Nongeye kubasuhuza kandi mbahaye ikaze ku Ibendera TV. Nitwa na Christine Ntirushwa nk'uko bisanzwe. Ni umwanya twahariye ubuhamya. Uyu munsi tugiye kugaruka ku buhamya bw'umugabo witwa Jean Marie Niringiyimana waraguje ahantu henshi hanyuranye ashakira umugore we ubuzima bwiza, ariko bikaza kuba ubusa. Ariko yaje gusanga igisubizo mu masengesho no kwizera Imana. Nitwa na Christine Ntirushwa. Ni ku Ibendera TV, mwese muhawe ikaze, ari nako mbibutsa gukora like na subscribe kuri channel yacu Ibendera TV. Nubikora gutyo Imana iguhe umugisha. Tubategurira ubuhamya tukanabubagezaho, nta yindi mpamvu nuko uwumvishe ubuhamya ushobora akongera kuzanzamuka, ubuzima bwawe bwari bugeze kure bukongera kugira kurasirwa n'izuba, akuka kakongera kuzamuka ugasubira ibuzima. Ikaze rero ku ubuhamya bw'uyu munsi. Sezerano za televiziyo zikuzanira ama-interview adasobanutse ngo harimo ibishegu n'ibindi byose. Sezera ibyo byose kuko Ibendera TV iyi ni isakazamashusho, ikaba televiziyo ikorera kuri YouTube, ikuzanira ibiganiro byose bishoboka. Ibendera TV, nyaruka udasanga abandi bamaze kugerayo bakagutanga iby'ubwenge, ibiganiro hirya no hino, abahanzi ndetse na comedy, ibiganiro ama-interview, ndetse kandi uragera usanga n'ijambo ry'Imana. Ibyo byose ni ukugerayo gusa handikamo Ibendera TV, maze ukore subscribe, like na comment, ukomeze unezezwe na byinshi bashyiraho kuri Ibendera TV. Ibendera TV, ihuriro ry'ibiganiro by'ubwenge, abanyamakuru bujuje ubumenyi. Uyu Niringiyimana Jean Marie utugezaho ubuhamya bwe atangira agira ati: amazina yanjye nitwa Niringiyimana Jean Marie, ndi umugabo wo mu karere ka Gakenke mu murenge wa Ruri, haba ari naho navukiye, ubu akaba ari mu ntara y'Amajyaruguru. Imana yangiriye neza iza kunkiriza umugore wanjye wari urwaye urushwima, yagendaga abyimba inda. Nazengurutse ahantu henshi ngerageza kubaririza no kuraguza ngo ahari yenda umugore wanjye yazakira, ariko byose biba iby'ubusa. Uyu Niringiyimana Jean Marie akomeza agira ati: nabaye umupagani ngera igihe mpura n'ikigeragezo, umudamu wanjye ararwara, njya mu kumuvuza mu buryo bwa gipagani. Uburwayi yararwaye nabonaga ari urogano, bwari uburwayi bwo kubyimba inda, mu Kinyarwanda ubu burwayi babwita urushwima, kandi iyo ndwara abenshi bayirwaye bahitaga bapfa. Naje kwinjira muri gahunda zo kujya akuraguza. Nari nkiri muto kuko nari mfite imyaka 28 y'amavuko gusa. Nararaguje njya mu bapfumu batandukanye hafi y'igihugu cyose ibiranga. Naje kurambirwa anza kugera hanze, njya mu bapfumu bo hanze y'igihugu cy'u Rwanda, ariko hose biranga. Aho hose najyagayo njyanywe no kugira ngo bampe imiti yakiza umugore wanjye. Naraguje mu karere ka Kirehe, njya mu Ruhengeri, mbese mu Rwanda hose narahazengurutse ibiranga. Biza gufata intera aho naje no kujya akuraguza muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ariko naho biranga. Ntabwo ari aho nagarukiye gusa, naje no gukomeza njya mu gihugu cya Tanzania, naho biranga. Naje no kuganira na mukecuru wanjye ari we mabukwe, arambwira ati: ndabizi ko ntaho utagerageje ngo uvuze ariko bikanga, none hari umukozi w'Imana nzi, ugende umurebe aze asengere umugore wawe, amusabire imbabazi ku Mana z'ibyaha yakoze,
ubundi yezwe atahe. Ubwo yambwiraga nyine ko agomba kwipfira ariko byibuze agapfa yejejwe. Ubwo icyo gihe nibwo Imana yari igeze igihe cyo gukora, nibwo imirimo yayo yari igiye kugaragara. Gusa icyo gihe ibintu byo gusenga ntabwo nabikundaga kuko nari umusinzi nibera mu byaha, ariko kubera uburyo iyo nakundaga madamu wanjye numvaga ikintu cyose gishoboka nagikora kugira ngo abeho kandi abeho neza. Ubwo nagiye kureba uwo mubyeyi ngo aze kumusengera. Hageze basenga Imana igaragaza yuko azakira, ariko babimbwiye ntabwo nabyizeye kuko nabonaga byararenze igipimo. Batangiye kujya bamujyana mu masengesho mu byumba basengeramo hirya no hino, ariko Imana igakomeza kuvuga ko agomba gukira. Icyo gihe iyo bavugaga ibintu by'ubuhanuzi numvaga nabyumva neza, ariko kubera ko nari naramaze gutakaza icyizere, mbona ko imbaraga zose z'abapfumu zananiwe, nageragezagaho kwakira ibyo bambwiye nkabiha agaciro. Mu mezi nk'atatu mbona ko atangiye gukira. Mu gihe gito madamu yaje gukira neza, avamo umurokore mwiza ushima Imana, ndetse n'abantu bagira amashimwe menshi kubera we. Ariko njye nari nkiri mu byaha. Bambwira gukizwa simbyemere kubera ko numvaga amafaranga menshi nahombye arenga miliyoni ndi kuvuza umugore wanjye, nkavuga nti n'ubundi nzabanza anshakishe ayo mafaranga kuko numvaga ngomba kuyashaka nyuze mu nzira z'ibyaha, nko kwiba nshaka uko ngaruza ayo mafaranga. Madamu we ubwo yakomeje gusenga, ariko twabanaga neza nubwo hari utuntu tumwe na tumwe twagonganagaho, ariko nakomezaga kwirinda kugira ngo imisengere ye ibe myiza, nanjye ibyaha byanjye bibe byiza. Numvaga nimara kubona ayo mafaranga nzabona gukizwa nkayakoresha bizinesi. Ubwo nakomeje kwibera mu byaha, nywa inzoga, nsambana, ngira amanyanga, ariko kubera Imana yanshakaga naje gukorera umuntu amezi agera muri 5, aranyambura amafaranga agera mu bihumbi 500. Ubwo nahise ingambirira kuzajya guhemukira uwo muntu wanyambuye. Madamu wanjye abimenye arambwira ngo azamperekeza tujyane kumuhemukira, naho yashakaga kunyuza mu cyumba cy'amasengesho. Twaragiye tugeze mu nzira, arambwira ngo mbere yo kujya kwica uwo muntu reka tubanze tujye kwisengera Imana iduhe amakuru y'ukuntu turi buze kumufata. Nanjye naje kubyemera, atujya mu cyumba cy'amasengesho. Ngezemo umwuka w'Imana uhita unkoresha. Umuntu ambwira ko nahombye amafaranga menshi. Ubwo nanjye mpita nihana neza, mvuga ibyaha byanjye byose nibuka nakoze. Imana imbwira ko ibyo izankorera n'inkizwa ari byinshi. Guhera icyo gihe Imana yampaye amasezerano, ntangira gukizwa. Abakozi b'Imana baramfasha, turasenga, ndetse Imana insezeranya ko izankubira ibyo nahombye nkongera nkabibona, kandi yarabikoze. Naje kongera kubona amafaranga menshi, mbona n'amatungo yo korora menshi. Niringiyimana Jean Marie Vianney avuga ko yabonye ko Imana igushaka ikoresha inzira zose, ariko ikakubona, kandi iyo isaha yayo yo gukora igeze ikora ibishoboka byose ikakugeraho byanga bikunda. Uyu asoza abwira abantu ko nibasenga Imana bakayinginga ndetse bakicisha bugufi, nayo izabakiza ikabakiriza n'igihugu. Aho abwira abantu bakiri mu byaha ko bakwegera Imana kuko yashoboye ibye yashobora n'iby'abandi. Abantu ngo nibave mu by'abapfumu
ngo basange Yesu kuko ari we ushobora byose. Ubuhamya bwe abusoza kandi yizeza abantu ko ibyo yanyuzemo nubwo byari bikomeye ariko Imana iri kugenda imugeza ahandi ahantu heza kandi hashimishije ndetse hanyuze umutima we. Ni nka kwa kundi njya nkunda kubabwira ko nta kure habi Imana itakura umuntu kandi ko nta kure heza Imana itageza umuntu. Ubu buhamya bwa Niringiyimana Jean Marie Vianney. Reka tusoreze hano tubashimira mwe mwese mukomeza kugenda mubana natwe ku Ibendera TV. Tubibutsa kubana natwe muduha ibitekerezo byanyu, mukora like na subscribe kuri channel yacu. Ibingibi iyo mubikoze ntago dushidikanya neza ko Imana yacu ibaha umugisha. Twifuriza abantu mwese yaba bari mu Rwanda n'abari hirya no hino muri Afurika ndetse no hirya ya Afurika kugubwa neza muri ibi bihe. Njyewe nitwa na Kriti Ntirushwa, aha ni ku Ibendera TV. Niba dukeneye n'ahandi wanyura, duhamagare kuri nimero igendanwa 071818 0770. Umwanya w'ubuhamya naho ubutaha. Mugira amahoro n'amahirwe.